Umunsi wa gatanu, kubona ubuzima uko Imana ibubona. Mbese ubugingo bwanyu ni iki? Yakobo igice cya 4 umurongo wa 14b. Ntabwo tubona ibintu nk'uko biri, tubibona nk'uko turi. Uburyo ubona ubuzima bwawe nicyo gihisura ubuzima bwawe. Uko ufata ubuzima nibyo bizayiterekeza imibereho yawe. Uko ubona ibintu nibyo bizahindura uburyo ukoresha igihe, uburyo ukoresha umutungo, uburyo ukoresha impano zawe ndetse n'agaciro uha imibanire yawe n'abandi. Nushaka kumva neza abandi, ujye ubabaza uti, ubona ubuzima bwawe? Uzatangara ubonye ibisubizo bitandukanye bingana n'umubare w'abantu wabajije. Hari abambwiye ngo babona ubuzima ari nk'ikinamayobera, maji. Abandi barambwiye ngo babona nk'inzira irimo za mine ziguturikana aho ukandagiye hose. Abandi babona nk'imodoka igenda idahagarara. Abandi ngo ni amayobera. Abandi ngo ni nk'indirimbo nziza, urugendo cyangwa imbyino. Hari abantu bavuze ngo ubuzima ni nk'urwego, rimwe ukaburi hejuru ubundi ukaburi hasi, ndetse ubundi ugasanga uzenguruka usa n'ubyina muzunga. Abandi baravuze ngo ubuzima ni nk'igare ryo gusiganwa rifite vitesi 10 ariko tudakoresha. Abandi ngo ubuzima ni nk'umukino w'amakarita, ukinisha ikarita baguhaye nta kindi wahinduraho. Nkubajije ngo umuhe ishusho y'uko ubona ubuzima, ni ikihe gishushanyo cyahita kiza mu mutwe wawe? Icyo gishushanyo nicyo kigereranyo cyawe cy'ubuzima. Uko ni kubona ubuzima waba ubitekereza cyangwa utabitekereza. Uko ni kutekereza ko ubuzima buteye kandi nicyo kigaragaza icyo ubitegerejeho. Abantu kenshi berekana uko babona ubuzima mu buryo batoranya imyambaro bambara, imikufi n'indi mirimbo bambara, imodoka bagendamo, uburyo basokoza umusatsi, ibishushanyo bamanika, ndetse bamwe babigaragariza mu bishushanyo bishyira ku mubiri. Iyo shusho y'ubuzima kenshi udatekerezaho nigenga imibereho yawe kuruta uko ubitekereza. Nige n'ibyo utegereza ku buzima, ibyo uha agaciro, abo mushyikirana, intego zawe ndetse n'ibyo ushyira imbere. Urugero, niba wumva ubuzima ari ibirori, icyo uzaha agaciro kuruta ibindi mu buzima ni ukwidagadura. Niba ubona ubuzima nko gusiganwa, uzashyira imbere kwihuta, kandi inshuro nyinshi ibyo uzakora byose uzaba uri mu muvuduko. Niba ubona ubuzima nk'isiganwa rya marato, kilometero 42, uzaha agaciro kwihangana. Niba ubona ubuzima nk'urugamba cyangwa kurushanwa, uzaha agaciro kanini guhora uri uwa mbere. Ubona ubuzima, ushobora kuba warubatse ubuzima bwawe ku gishushanyo kitari cyo. Kugira ngo ushobore gusohoza imigambi Imana yakuremeye, bizagusaba kwigobotora imitekerereze isanzwe, uyisimbuza ibishushanyo by'ubuzima dusanga muri Bibiliya. Bibiliya iravuga ngo mwe kwishushanya n'imikorere y'abiki gihe, ahubwo mureke Imana ibahindure mu mitima bwo guhinduka mu bitekerezo. Nibwo muzashobora kumenya neza ibyo Imana ishaka. Bibiliya iduha ibishushanyo bitatu bitwereka uburyo Imana ibona ubuzima. Ubuzima ni igeragezwa, ubuzima ni indagizo, ubuzima ni igihe dufashe ku murimo. Ibi bitekerezo niryo shingiro ry'ubuzima bufite intego. Turareba bibiri bya mbere muri iki gice, icya gatatu turakibandaho mu gice gikurikiye. Icya mbere, ubuzima hano ku isi ni igeragezwa. Iki gishushanyo cy'ubuzima kigaragara henshi mu nkuru zo muri Bibiliya. Tubona Imana igerageza imico y'abantu, igerageza kwizera kwabo, kumvira kwabo, urukundo rwabo, ubunyangamugayo n'ubudahemuka. Amagambo ibigeragezo, ibishuko, gutunganywa, gupimwa n'andi avuga nkayo agaruka inshuro zirenga 200 muri Bibiliya. Imana yagerageje Abrahamu imusaba kuyitambira umuhungu we Isaka. Imana yagerageje Yakobo igihe yagombaga gutendera Rasheli indi myaka 7 ngo ashobore kumuhabwa nk'umugore we. Adamu na Eva batsinzwe ikizamini mu murima wa Edeni. Dawidi inshuro nyinshi yatsinzwe amageragezwa Imana yamuhaye. Ariko Bibiliya iduha n'izindi ngero nyinshi z'abantu batsinze amageragezwa akomeye nka Yosefu, Rusi, Esteri na Danieli. Imico n'imyifatire myiza bikomezwa kandi bikagaragarira mu bigeragezo. Niyo mpamvu ubuzima bwuzuyemo ibigeragezo. Buri munota w'ubuzima bwawe uburimo kugeragezwa. Imana iteka ibirimo kwitegereza uburyo witwara imbere y'abantu, uburyo witwara mu bibazo, uburyo witwara iyo wagize amahirwe, iyo uri mu makimbirane, mu burwayi, iyo byose bitagenze uko watekerezaga, ndetse n'imvura cyangwa izuba byabaye byinshi. Imana ibona n'utuntu duto, nk'iyo ukinguriye abandi urugi, iyo uteruye akantu k'umwanda katakaye aho unyura, cyangwa iyo ugaragaje ikinyabupfura ku mukozi woroheje nk'uzana inzandiko cyangwa uhereza muri za resitora. Ntabwo dushobora kumenya bitari byaba ibizamini byose Imana izaduha, ariko hari bimwe dushobora guteganya dushingiye kuri Bibiliya. Uzageragezwa n'ibintu bihinduka, amasezerano adasohora vuba nk'uko wibwiraga, ibibazo bigaragara nk'ibidafite umuti, amasengesho wasenze agasa n'adasubizwa, abantu bakuvuga nabi kandi urengana, ndetse n'ibyago bidafite impamvu.
mu buzima bwanjye nabonye ko Imana igerageza kwizera kwanjye ikoresheje ibibazo, ipima ibyiringiro byanjye, igenzura uko nkoresha ubutunzi yampaye, ikagerageza urukundo rwanjye iciye mu bantu. Kimwe mu bizamini bikomeye ni uburyo witwara iyo udashobora kumva uri kumwe n'Imana mu buzima bwawe. Hari ubwo Imana isa nk'iyihishe, wayishaka kumva isa n'iri kure yawe. Umwami witwa Hezekiya yanyuze muri icyo kigeragezo. Bibiliya iravuga ngo Imana yamuretse imugerageza kugira ngo imenye ibyari mu mutima we byose. Hezekiya yari yaragendanye n'Imana, ariko bigeze mu gihe byose byagendaga neza, Imana aramwitarura ngo igerageze kamere ye kugira ngo ihishure intege nke ze, bityo ashobore gutegurirwa gukora imirimo ikomeye kurutaho. Ngoma ya kabiri, ibice 32, umurongo wa 31. Iyo umaze kumva neza ko ubuzima ari igeragezwa, usobanukirwa ko nta kintu na kimwe kiza mu buzima bwawe kidafite impamvu. Buri kantu kose kaza mu buzima bwawe n'akagaragara ari ubusabusa gafite umumaro mu guhindura kamere yawe. Buri munsi ni umunsi ukomeye, buri dakika ni uburyo Imana ibiguhaye bwo gukura mu mico, kugaragaza urukundo cyangwa kwishingikiriza ku Mana. Ibigeragezo bimwe na bimwe bigaragara birenze ibyo twakwihanganira, ibindi hari n'ubwo tubicamo ntitubimenye, ariko uko byaba bingana kose bifite agaciro ku buzima bw'iteka. Inkuru nziza ngufitiye ni uko Imana yifuza ko utsinda ibyo bigeragezo by'ubuzima. Niyo mpamvu itajya yemera ko ibigeragezo uhura nabyo byarusha imbaraga ubuntu iguha ngo ushobore guhangana nabyo. Bibiliya iravuga ngo Imana niyo kwizerwa, kuko itazakundira ko mugeragezwa ibiruta ibyo mwashobora kwihanganira, ahubwo hamwe n'ibibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto, ibice 10, umurongo wa 13. Iyo utsinze ikigeragezo, Imana irabibona igatangira gukora ingamba zo kuzakugororera mu ijuru. Yakobo yaranditse ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Yakobo igice cya mbere, umurongo wa 12. Ubuzima ku isi ni indagizo. Icyo ni ikigereranyo cya kabiri Bibiliya ikoresha ivuga ubuzima. Igihe tumara hano ku isi, imbaraga zacu, ubwenge, amahirwe, inshuti zacu n'ubutunzi byose ni impano Imana yaduhaye ngo tuyibikire kandi tuyicungire. Turi ibisonga by'iby'Imana iduha byose. Kumva neza uyu murimo w'ubusonga bitangira no gusobanukirwa ko ibintu byose n'abantu bose tubona mu isi ari umutungo w'Imana. Bibiliya iravuga ngo isi n'ibiyuzuyemo n'iby'Uwiteka, isi n'abayibamo. Zaburi ibice 24, umurongo wa 1. Nta kintu na kimwe kiba ari icyacu mu gihe gito tumara ku isi. Imana iba yadutije isi mu gihe tukiri hano. Uvuka wisanze aho ari umutungo w'Imana, kandi Imana izayitiza undi numara kuyivamo. Uba wahawe agahe gato ko kuyinezererwa. Ubwo Imana yaremaga Adamu na Eva, yabashinze kurinda ibyo yari yararemye kandi yibagira abacungamutungo bayo. Bibiliya iravuga ngo Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibirimo, mutware. Itangiriro igice cya mbere, umurongo wa 26. Umurimo wa mbere Imana yahaye abantu kwari ugucunga no kwita ku bintu by'Imana ku isi. Ntabwo uwo murimo Imana yigeze iwubambura, biracyari mu nshingano zacu n'uyu munsi. Buri kintu cyose kitunezeza twagombye kukireba nk'indagizo Imana yashyize mu ntoki zacu. Bibiliya iravuga ngo icyo mufite mutahawe ni igiki? Ariko niba mwaragihawe, ni iki gituma mwirata nk'abataragihawe? Abakorinto ba mbere, ibice 4, umurongo wa 7. Mu myaka yashize, abantu b'inshuti zacu bigeze kudutiza inzu yabo muri Hawaii, ahantu hareba ku mazi y'inyanja, ngo tuharuhukire n'umufasha wanjye. Byari umugisha tutashoboraga kugeraho kubw'umutungo wacu. Niyo mpamvu twabinezerewe twivuye inyuma. Bari batubwiye bati muyikoreshe nk'abari iwanyu, natwe aba ariko tubikora. Icyo gihe twamazeyo twogaga muri pisine yabo, tukarya ibiryo basize muri firigo, twihanaguzaga ibitambaro by'amazi byabo, tukarira ku masahani yabo, ndetse tukajya twicunda ku buriri bwabo ngo twumve uko bunebwe. Ariko ibyo twakoraga byose
twabaga tuzirikana ko atari ibyacu by'ukuri, buri kintu tukacyitaho mu buryo bwihariye. Twagize umugisha wo kunezerwa imigisha yose y'iyo nzu nubwo itari iyacu. Twamenyereye umuco uvuga ngo ubwo atari icyawe ntiwivune ucyitaho. Ariko abakristo twahamagariwe kugira imyitwarire isumbuye ishingiye kuri iyi mvugo ngo ubwo Imana ariyo nyirabyo ngomba kubyitaho mbyitwararitse uko nshoboye kose. Bibiliya iravuga ngo ababikijwe ibintu by'igiciro bagomba kugaragaza ko ari abiringirwa badatatira icyo cyizere bagiriwe. Yesu yakunze kugereranya ubuzima n'indagizo kandi yaciye imigani myinshi isobanura iyo nshingano Imana yaduhaye. Muri wa mugani w'amatalanto avuga inkuru y'umuntu w'umucuruzi wasigiye abagaragu b'umutungo ngo bawiteho igihe yari mu rugendo. Agarutse yagenzuranye na buri mugaragu uburyo yasohoje inshingano ze kandi abagororera akurikije umurava bagaragaje. Nyir'ibintu aravuga ngo nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Matayo 25:21. Nurangiza ubuzima bwawe hano ku isi, uzagenzurwa kandi uhembwe hakurikijwe uburyo uzaba warakoresheje ibyo Imana yakubikije. Ibyo ni ukuvuga ko buri kintu cyose ukora, niyo twaba ari uturimo duto twa buri munsi, gifite agaciro kanini mu buzima bw'iteka. Nukoresha buri kintu nk'indagizo, hari ibihembo bitatu Imana isezeranya mu buzima bw'iteka. Icya mbere, uzabona ishimwe ry'Imana ikubwira iti nuko wakoze neza. Icya kabiri, uzazamurwa mu ntera uhabwe inshingano zisumbaho mu buzima bw'iteka, nzakwegurira byinshi. Icya gatatu, bazaguha icyubahiro cyo kugukorera ibirori, injira mu munezero wa shobuja. Abantu benshi ntibajya babona ko umutungo ari ikigeragezo kandi ukaba ikibitsanyo cy'Imana. Imana ikoresha ubutunzi ngo itwigishe kuyizera, kandi ku bantu benshi ubutunzi nicyo kigeragezo kiruta ibindi. Imana ihora yitegereza uko dukoresha umutungo ngo irebe ikigero tugezeho cyo kuba abiringirwa. Bibiliya iravuga ngo niba mutarakiranutse mu butunzi bw'isi, ninde uzabitsa ubutunzi nyakuri bw'ijuru? Iryo ni ihame rikomeye cyane. Imana yivugira ko hari ihuriro hagati y'uburyo nkoresha amafaranga n'ikigero cy'ubugingo bwanjye bwo mu mwuka. Uburyo ncunga amafaranga, ubutunzi bw'isi, nibyo biha Imana icyizere cyo kumbitsa imigisha yo mu mwuka, ubutunzi bwo mu ijuru. Reka nkubaze, uburyo ukoresha amafaranga ntibwaba bubuza Imana gukora byinshi mu buzima bwawe? Ese ushobora kuba umwiringirwa ubikijwe ubutunzi bwo mu mwuka? Yesu yaravuze ngo uwahawe byinshi wese azabazwa byinshi, n'uweguriwe byinshi niwe bazarushaho kwaka byinshi. Ubuzima ni ikizamini ariko ni n'ikibitsanyo, kandi uko Imana irushaho kuguha byinshi niko igutegerezaho kurushaho kuba inyangamugayo. Luka 12:48. Ingingo yo kuzirikana: ubuzima ni igenzurwa kandi ni indagizo. Umurongo wo gufata mu mutwe: niba udakiranuka mu byoroheje, ntuzashobora gukiranuka mu bikomeye. Luka 16:10. Ikibazo cyo gutekerezaho: ni iki cyaba cyarambayeho muri iyi minsi ubu nsobanukiye ko Imana yakingeragereshaga? Ni ibihe bintu by'agaciro Imana yaba yarambikije?